izo ni transfer aperi rero agwabura kunyura muri aperi imbere yuko igani iterekana akatujyana muri re murabyibuka havuzwe umusore witwa ni Claude Nyoru wo muri Kawakabu Marrakesh mwarabyumvise mu mediateur kina hagati mu kibuga yaravuzwe cyane ko mutoza Taleb rwose ngo arahari abantu ba muri aperi nk'abakunzi bayo mu byemere kuko ni nawe wabaye nkaho atanga sinyale cyane kuri uyu mukinnyi amakuru yaravuga undi mukinnyi arahari cyane umudefanseri w'umuhanga cyane witwa Babe Diara ni umudefanseri w'umunyamari w'imyaka 23 wa metero 1 na santimetero 83 uyu ni umudefanseri central ukina muri axe uyu mukinnyi w'ikipe ya Stade Marie wayikiniye Champions League umwaka ushize imikino yose bakinnye ya muri 12 yarakinnye nta kibazo na kimwe afite akina muri axe yafashije equipe ya Stade Marie mu mikino ya Champions League bakinaga nomwe mu badefanseri beza rero ikipe ya APR yatangiye kumurambagiza urumva nyuma y'uwo mukinnyi ukina gatandatu Claude Nyoru bageze no kuri uyu munyamari Bape Diara kiri muto ku myaka 23 mutitireri ntacyo yabitwaye rero ubwo nabo ni gahunda bafite mu ikipe ya APR FC. Ikipe ya Rayon Sport Rugaju urebye kuri social media zabo hashize amasaha 13 bamaze gutangaza ariko ntarajyaho hashize amasaha 15 bari bamaze guteguza bareyo ko hari new signing announcement bababwira bati tonight at 10 pm turaza kubamenyesha bahita babaza batese watekereza rinde nyuma yaho rwose ku isaha 4 bahise batangaza ko bongereye amasezerano niyo nshuti Emerance ndetse na Mukantaganira Joseline aba ni abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport y'abagore kuko iri tangazo rigisohoka iyi announcement igisohoka abareo benshi bari bazi ko ari abandi bakinnyi bashya bagiye kuzana mu ikipe ya Rayon Sport y'abagore mugaragaro ko yasinyishije barimo Ndayishimiye Didier bakazamo undi mukinnyi nshuti Didier hanyuma kandi harimo Nisingizwe Christian bakunda kwita Bebeton ndetse n'umukinnyi navuga ngo niwe uheruka gusinya hashize umunsi umwe Matumona Wakonda Kanda Abel wavuye mu ikipe y'Amagaju uyu akaba ari myugariro aba nibo bakinnyi ikipe ya Rayon Sport imaze gusinyisha nyuma yuko itangaje mu minsi 2 ishize iti big announcement nyuma y'ibi guhera kuri bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kugera no ku bandi baganira umupira w'amaguru bati ikipe ya Rayon Sport iri kugura abakinnyi ese koko abakinnyi iri kugura ni abakinnyi bayijyana mu matsinda ya CAF Confederation Cup nk'ikipe izasohokera u Rwanda kuri iyi nshuro Rayon Sport kuko iri kujya ku isoko ikagura aba bakinnyi koko intego ni amatsinda intego z'ikipe ya Rayon Sport ni izihe nyuma yo kuvuga big announcement ikagura aba bakinnyi mubo abakunzi ba Rayon Sport batari biteze abareyo baze tuganire tubafasha gusobanukirwa uko imigurire ikorwa n'impamvu iri gukorwa uko bari kwibona ikintu cya mbere transferi mu kugura abakinnyi bisaba strategy cyangwa se bisaba kubikorera inyigo ya gihanga ugatanga n'imirongo uzagenderaho ujya kugura abakinnyi bijyanye n'icyo ushaka ushaka kwicara ukavuga ati harimo abana benshi bato amazina wenda adakomeye cyane wenda ukanavuga uti dukurikije n'urugamba tuzi ikipe igiye kujyaho ntabwo baguze ibikura nkota nk'uko abantu bakunze kubyita wenda iyo bumvishe amazina avuye mu makipe y'ibigugu avuye muri Lupopo avuye muri Gor Mahia avuye muri Stade Marie avuye yakinnye aha ukumva igiprofile nyine nawe ukumva kiragukanze ukavuga ati uyu ni umukinnyi kameme nabyo ni byiza kugira bene abo bakinnyi ntacyo bitwaye ntaguciye mu ijambo se Kabanga amaze kongera amasezerano yongera amasezerano y'imyaka 2 yego ubwo mu bakinnyi wibagiwe no kuvuga ubwo bari barimo na Fabio nawe uri kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport Fabio nawe yamaze no gusinya yego nuko ubwo komereza ubwo na Zuberi na Ritatu bashaka komereza muri wa mujyi wari urimo mu ma strategy rero hari ibyo ubanza
kugira priorite hari ibyo ubanza kubakiraho ubanza kugira nyambere kugira ngo ukore ibindi. Abantu benshi bashobora kuba bicaye ariko batazi ko hari itegeko rivuga yuko sezitaha amakipe yo mu Rwanda yose yo mu cyiciro cya mbere kuri fede match mu bakinnyi 18 bagomba kuba